muri iyi minsi nkuko muri presentation Bishop yakoze yavuze yuko urubyiruko ruba ruhugiye cyane kuri social media, nyamara wajya kureba ugasanga kuri social media henshi haza abantu batanga ubuhamya bananiwe cyane cyane n'imiryango ingo mu buryo butandukanye, ku buryo hari urubyiruko umuntu aganira narwo muri iyi minsi ukuva baravuga bati ntituzashaka, niba mu ngo ari kuriya bimeze, ibintu ni ibibazo bikomeye. Mu giterane nk'iki ngiki cyangwa mu kwita ku rubyiruko, ni gute muteganya guhangana n'ubwo buhamya bwangisha urubyiruko umuryango, ahubwo noneho mukabatinyura nyine yuko urugo ari ijuru rito nk'uko ijambo ry'Imana rubivuga? Murakoze cyane. Ariko urugo rumwe rwabayemo induru, hari uwabivuzemo ejo ngira ngo nanjye niko nari mbizi, ngo n'abantu bigisha abantu bagiye gutegura urushako, ibyo bita Bridshower, ntibajye bafata abashangazi bubatse bigakunda, bajye bazana abashangazi babwira ngo ube maso, abagabo n'abana babi, mukobwa uvuye iwanyu ukanure, ibintu si bya bindi, amazi si yayandi. Bishaka kuvuga ngo amakuru agenda avugwa abantu baheza umwanya munini ni amakuru y'abiracitse, ntibayasheza umwanya kubera ko adahari, ariko nanone ntibayaheza umwanya nk'uko bakagombye guheza umwanya amakuru meza kandi nayo arahari. So nk'itorero rero twebwe iyo umuntu agize ikibazo mu rushako ntabwo ariwe duha focus, ahubwo focus duha imbaraga cyane kwigisha abatarahura n'ibibazo. Nashakaga kongera kubaza Dr. muri gukora iki mu gutegura urubyiruko baza hano mu biterane mu bihe bitandukanye, muri gukora iki noneho mu kubategura nabo kuzavamo abashumba? Ibi ndabihera ku kuba hari ikiganiro mberetse guhuriramo n'umuvandimwe wawe Pastor Sebagabo Christophe, twaramubajije imvano yo kujya gushinga itorero, dusubije ko abigereranya nk'umubyeyi uri kubyara, arababara kumvikanisha ko gufata icyo cyemezo hagati yawe nawe bitari byoroshye. Ubundi kuri wowe abikuganirizaho ko agiye gutangira umurimo w'Imana, byarakoroheye kwita wakira icyo cyemezo? Hanyuma maze iminsi mbona kuri social media abantu bibaza, dufata urugero umukristo muri itorero Foursquare Church aramutse afunguye akabari mu gitondo agakuramo icyacumi akaza gutura Imana, amafaranga murayakira? Akoze ibibazo byiza, ngira ngo byiza kandi byoroshye gusubiza. Mbere ku cya mbere, niba hari ikintu population jeune mu bihugu byacu niyo nyinshi, bishaka kuvuga ngo no mu nsengero buriya abantu benshi ni urubyiruko. Ku rundi ruhande iyo ubwira urubyiruko uba ubwira abanone, ubwira n'abazakoresha. So rero dushyira imbaraga nyinshi mu rubyiruko nk'icyiciro gikomeye kigomba gukora none, kizanakora n'ejo, kizakomeza n'umurage w'ibyo dukora none. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko urubyiruko rumeze nabi. Ni ikibazo ngira ngo inzego zose zihagurukiye, habe n'ejo hari ibyo nakurikirana kuri televiziyo. Si n'ikibazo kiri mu Rwanda gusa, ni ikibazo kiri hirya no hino. Reka kugira ngo mbivuge neza nkoresha ubushakashatsi n'imibare kugira ngo mwumve ko urubyiruko rumeze nabi. Bishaka kuvuga yuko tugomba kurwitaho mu buryo bwihariye, ndetse tugomba kurwigisha kuruta ko turubwiriza. Mu myaka 3 ishize hari ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu 20. Muri ibyo bihugu 20 harimo Amerika, harimo Ubuyapani, harimo Ubushinwa,
harimo ibihugu byinshi by'uburayi, hakabamo n'ibihugu bine byo muri Afurika, ariko aribyo mvuga. Mu bihugu byo muri Afurika birimo harimo Afurika y'Epfo, harimo Nigeria, harimo Egypt, harimo na Kenya. Muri ibyo bihugu 20 byakoremo ubushakashatsi bwari ubwo kureba uko abantu bakiri batoya kuva ku myaka 13 kugera ku myaka 19, ubwo nafashe kategori twakwita ko ari abateens bahagaze, kuko bumvaga umenye uko abo bantu bahagaze wahita umenye n'imiryango bavamo uko ihagaze, wahita unavuga nuko sosiyete izaba ihagaze mu myaka 10 iri imbere. Kandi abantu babajijwe ni abakirisitu, niyo mpamvu ngiye kubaha amakuru asa nkaho akomeye, kuko ababajijwe bose bagombaga kuba ari abakirisitu. Mu bibazo babajije ndavuga ibisubizo ku bintu bine gusa, kugira ngo mwumve neza impamvu urubyiruko rugomba kwitabwaho cyane. Ikibazo cya mbere, babajije uburyo bashyira ubukristo bwabo nk'abakristo mu bikorwa, cyangwa Christian practice, uburyo uhura nabo, uvugana nabo, ubana nabo, ababonamo Kristo. Mu bisubizo byavuye muri ubwo bushakashatsi bavuga ko 51% ari bo bonyine bavuze yuko bashyira ubukristo mu bikorwa, kandi bose babwitirirwa. Ndetse 8% ugaragaza neza ko ubikorera gusa mu miryango no hanze. Abandi bose bagaragaza yuko ubukristo babugaragaza bari mu miryango iwabo, iyo bageze hanze bihinduka. Aho n'uburyo bagaragara nk'abakristo. 46% y'abo bantu bavuga ko ari abakristo bavuga ko batatunze Bibiliya zabo, batajya banazisoma. So 46% y'abantu bitwa ko ari abakristo ntibatunze Bibiliya, ntibazisoma. Hanyuma 58% bavuga yuko bo ibyo kuvuga ubutumwa bwiza bitabareba, batabigerageza, batanabifite no muri gahunda. Aho ni ku mibanire yabo na Kristo umunsi ku munsi. Ikibazo cya kabiri babajije cyari cyo kumenya uburyo bahangana n'ibibazo byo mu buzima busanzwe. Ndazagira umwanya wo kuvuga bimwe muri byo. 60% bavuga yuko bari muri depression, no kuvuga ngo n'ukwiheba ko ku rwego rwo hejuru, hahandi byitwa guhangayika, bumva bigeze ahantu nta byiringiro yuko bava mu buzima bubi barimo. Ndetse 35% bavuga yuko ngo bagerageje kwiyahura kubera kuba mu buzima bwo kwiheba cyane. 50% bagaragaza yuko bafata ibiyobyabwenge. 48% bavuga yuko bareba za pornography. Abo ni abantu bo mu nsengero muri ibyo bihugu 20. Ku kibazo cya gatatu babajijwe uburyo babana social media, zagaragaye yuko on average cyangwa muri rusange bakoresha amasaha 7.5 kuri social media. Amasaha 7.5. Nimubara mu masaha 28 mukamenya yuko hari amasaha umuntu agomba kuba aryamye, murumva amasaha asigaye uko ameze. Hanyuma ibindi bintu navuga ni ikibazo cy'imyitwarire ijyanye ku mibonano mpuzabitsina. 30% bo muri iyo myaka hagati ya 10
n'itatu na 19 bavuze yuko muri iyo myaka yabo bakoze imibonano mpuzabitsina kandi byitwa yuko ari abakristo. 36% bavuga yuko bo gushakana k'umugabo n'umugabo n'umugore n'umugore bitabatwaye bitabateye ikibazo icyo ari cyo cyose. Nashatse kubaha iyo mibare kugira ngo mwumve uko bimeze hanze ahangaha. Hanyuma hari ibibazo z'ubwoko nka 7 ariko sibivuga byose, ndavuga bikeya zagiye bigaragara biteye ikibazo muri societe. Ni mubireba ni mubyumva murasanga na hano muri societe yacu birimo. Icambere nico bita peer pressure, aho abantu bashaka kwigana abandi, bashaka kubaho nk'abandi, bafite pressure idasanzwe yo kuyoborwa n'ibyo babona nabo bumva badatekanye ngo bagire gahunda zabo, ahubwo babayeho muri ubwo buzima. Cya kabiri mu bibazo bigenda bigaragara ni icyo bise toxic environment mu rugo, aho usanga benshi mu rubyiruko aho batuye mu ngo zabo, mu miryango bavukamo, hari ibibazo bituma ubuzima bwose barabwanze kubera yuko ababyeyi bavuye ku nshingano zabo, kubera yuko ababyeyi bahora bahanganye, kubera yuko ingo zimwe ziri mu mubyeyi umwe kandi yaratandukanye n'undi mu buryo bushaririye. Ngira ngo abakurikira amakuru y'ibyabaye mu Rwanda muri iki cyumweru, aho umuntu yishe umugore wiwe, mwarabonye muri iki cyumweru, si ibyo byonyine bigenda bigarukaho kenshi, mushobora kumva neza uko bimeze. Ikibazo cya gatatu kigenda kigaragara ni depression cyangwa depression, aho usanga abantu benshi bafite addiction, birya twari tuvuze yo kuri internet, cyber addiction, abantu bari muri drugs, murebye abantu bafata ibiyobyabwenge mu bana batoya, bari mu bintu bisindisha by'uburyo butandukanye, abantu bafite ibibazo byo gusinzira kubera yuko barara bicaye. Ni ibintu byinshi bigaragaza yuko urubyiruko rwugarijwe. Ikintu cya kane ni lack of confidence, abasore ntibakigira icyizere. Hariho impamvu nyinshi, muzabisanga mu myambarire, muzabisanga mu buryo bagerageza kugaragara, bubaka imibiri, icyo bita body image, body shape, abaterwa ipfunwe n'uko baremwe, abaterwa ipfunwe n'uko bangana, abashaka kwihindura kugira ngo base ukuntu. Ibyo byose ni ibibazo bigenda bigaragara mu rubyiruko, harimo ubukene n'ubushomeri. Ibi nabyo byagiye bigaragara cyane, kandi nk'uko mubizi ni n'ibibazo byugarije cyane cyane urubyiruko rwo muri Afurika kurusha n'ahandi. So ibi bibazo byose bahaye incamake ni ibibazo bituma itorero ryongera gutekereza urubyiruko ku buryo bwihariye. Ibitaragera hano simpamya ko ari byinshi, ibiri hano muri ibi ngibi mvuze ni byinshi. Tutagize inyigisho ngo tube maso, dukumire, duteshe, dusenge, tuganire n'urubyiruko, ntacyo twaramira. Niyo mpamvu rero nk'itorero rireba ibibazo biri muri sosiyete, rizi umugambi Imana ifite ku rubyiruko, rizi ko urubyiruko ari imbaraga, rizi itorero ry'ejo ko ryubakiye ku rubyiruko, twateguye mu buryo buhoraho igiterane ngarukamwaka twita annual youth connection. Ibi bifite nk'inshingano 3: icya mbere guhuza urubyiruko, icya kabiri gutoza urubyiruko, icya gatatu gutinyura urubyiruko. Guhuza kubera yuko akenshi usanga abantu bateranira hamwe bataziranye cyane. Nk'iki gitondo bagiye gukina umupira, mu kanya baraza gusangira, hari icyo bivuga mu kubahuza. Ku rundi ruhande
hari ukubigisha, mwabonye inyigisho zanyuze hano, twagiye tugira n'amapanozi aho nabo bagiramo uruhare. Nanone ni igihe cyo kuba empowering, tubaha gukora, nibo babwiriza, nibo bayobora, nibo bategura. Icyo gihe bayobora natwe tureba kandi twishimira uburyo bagenda baguka mu gukorera Imana. Mu ncamake rero, izo nizo mpamvu zatumye iki giterane ngarukamwaka kibaho. By'umwihariko twashatse kugira ngo tuganire namwe, dusubize n'ibibazo byinshi bagiye babaza kubera umwanya bitasubijwe, ariko bashobora no gusubiza nk'urubyiruko. Reka numve moderator asubirana ijambo, turaza gukomeza. Murakoze cyane, mutubwiye ibibazo byinshi byugarije urubyiruko. Birumvikana ko iki giterane ari ngombwa mu rwego rwo kwita ku rubyiruko. Reka njye ku muyobozi uhagarariye ubwo rubyiruko, ndavuga ko ahagarariye urubyiruko none ahanga ko ari mu bateguye kino giterane cy'urubyiruko, kandi nawe n'umwe mu rubyiruko, ni n'umwe mu babyeyi bagize amafamiye y'urubyiruko hano muri rino torero. Kimwe mu byo nabanza kubaza ni ibihe bikorwa by'urubyiruko muri rusange, ibihe bikorwa bihari byihariye by'urubyiruko bikorwa n'urubyiruko rwa hano muri Foursquare. Wenda abandi bashobora kubyigiraho, hanyuma mbere yuko tuza kugera ku giterane ubwacyo, nibihe bikorwa urubyiruko rufite rujya rukora usibye kino giterane gusa? Arakoze cyane Jean. Urubyiruko rwa Foursquare rugira ibikorwa byinshi, kuko umubare mwinshi w'aba Foursquare ni urubyiruko. Iyo rero hari ibyagezweho mu rusengero, ibyinshi ni urubyiruko rwabigezeho, kuko niwo mubare mwinshi dusanga muri iri torero. Icyo ni cyo kinini. Itorero ryacu abantu benshi bararizi aho bigeze n'urubyiruko, kubera kuko niwo mubare munini dufite. Icya kabiri, navuga abandi batwigiraho, tugira imiryango. Nta rubyiruko ruba muri Foursquare rutaba mu muryango. Dufite imiryango, dufite families. Hanyuma muzi ibintu bikorwa mu mafamiye. Iyo n'umuntu atabonye umuryango hanze, turabiza amateka y'u Rwanda, ukisanga muri Foursquare uri urubyiruko ugeramo ugasanga umuryango. Bya bindi wamisinze mu buzima ukabisanga hano. Nicyo kintu tujya dukora cyiza. N'ubu mu kanya tugiye gusangira ya miryango n'ubundi. Ibyo ni ibintu biba hano iwacu. Dutegura ubusabane bw'imiryango, ufite ibirori, urubyiruko usanga ari bo babirimo, wagize ibyago, kuko nabyo bibaho muri ubu buzima. Ibyo nibyo bikorwa, n'ibikorwa by'iterambere, n'ibyo gutegura amakrusede nk'ibi ngibi twateguye. Ibyo ni ibikorwa dukora hano ku rusengero nk'urubyiruko. Urakoze cyane. Urakoze. Ngira ngo wenda kugira ngo ntaza kuza kwiharira ijambo kandi turi kumwe n'abandi banyamakuru, ndabanza mbakire, hanyuma barivuga kugira ngo baze no kubokera kuza kubaza ibibazo bafite. Uwaba afite ikibazo wenda ashobora kuba yabaza mbere yuko nza gukomeza, kugira ngo ntaza komeza niharira ijambo. Araza gufata mikrofone, hanyuma tuze kumuha umwanya kugira ngo ashobore kuza kubaza ikibazo kiwe. Ariko mbere yuko abaza kubaza, turahera kuri runo ruhande batwibwira, noneho buri wese atubwire ikinyamakuru ahagarariye, hanyuma tuze no kubaha umwanya uri ufite ikibazo atangira abaza ikibazo. Ibindi we nashobora kuba nabaza ndabibaza nyuma yabo kugira ngo duhanahane ijambo. Murakoze cyane. Nitwa Joel Sengurebe, ndi umunyamakuru wa Iyobokamana TV online na iyobokamana.rw. Nari mfite ikibazo kimwe, reka mpite mbaza. Muri iyi minsi nk'uko muri presentation Bishop yakoze, yavuze yuko urubyiruko ruba ruhugiye cyane kuri social media. Nyamara wajya kureba ugasanga kuri social media henshi haza abantu batanga ubuhamya, bananiwe cyane cyane n'imiryango, ingo, mu buryo butandukanye, ku buryo hari urubyiruko umuntu aganira narwo muri iyi minsi ukumva baravuga bati ntituzashaka, niba mu ngo ari kuriya bimeze, ibintu ni ibibazo bikomeye. Mu giterane nk'iki ngiki cyangwa mu kwita ku rubyiruko, ni gute
muteganya guhangana n'ubwo buhamya bwangisha urubyiruko umuryango, ahubwo noneho mukabatinyura nyine yuko urugo ari ijuru rito nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Murakoze cyane. Arakoze. Sinzi niba n'abandi babanza bakivuga, n'ufite ikibazo yahita kibarizaho nta kibazo kugira ngo tuze kuba umwanya wo gusubiza. Murakoze. Yitwa Janvier, ndi umunyamakuru wa inyarwanda.com. Ndashaka kubaza ikibazo Dr. Bishop Masengo. Nakurikiranye ubushakashatsi yavuze, yasomye igaragaza imibare itandukanye. Numvise ko baganije cyane cyane abantu bari mu itorero. Mitambihuza n'ubushakashatsi buherutse gusohoka bwagaragaje ko abakristo benshi bari kuva mu matorero. Ubushakashatsi bwagaragaje ko twanabonye benshi bagenda bavuga ko badafite idini, bihura na cya gitutsi cya kera ati urakabura. Nagira ngo nka Bishop abitubwireho, ubushakashatsi wenda nawe yarabonye mu itangazamakuru uretse ko n'ikigo cyawe cyawumuritse. Bivuze iki ku cy'abakristo bari kuva mu matorero? Umubare waragabanutse, kubona umuntu w'umugabo cyangwa se umubyeyi ajya kuri televiziyo akavuga uti njyewe nta dini mfite kubera ko n'abaririmo nabonye ntacyo bandusha. Ndashaka iyo commentaire. Hanyuma iki giterane ni ngarukamwaka, nahoze mbisoma twanabyanditseho iwacu ku Nyarwanda. Mwavuze ibibazo byinshi cyane byugarije urubyiruko muri kino gihe. Hari urubyiruko runywa ibiyobyabwenge, rujya mu ngeso mbi zitandukanye. Hari ubutumwa bwihariye munyuza muri kino giterane. Hari n'imibare igaragaza muvuga uti no myaka itambutse hari abo twigishije bavuye muri zino ngeso mbi, uyu munsi turishimira ko bahindutse. Hari igihe kenshi amaterano yarangiye mwakira abantu bitewe n'ubuhamya ijambo wenda mwigishije ribakozeho, ugasanga arakubwiye uti nayinde hano ko kubera ibyo Dr. ambwiye cyangwa se ibyo Pastor ambwiye ntangiye ubuzima bushya. Udufashe nimba hari imibare igaragaza nyine ishimangira akamaro k'ibi biterane. Nibyo nashaka kubaza. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Claudine, nkorera ikinyamakuru cyitwa Upper Vision Radio. Hanyuma njyewe nari mfite ikibazo nshaka kubaza Bishop. Njyewe ndibanda cyane ku buzima bw'abakristo mu itorero, by'umwihariko nk'urubyiruko. Biragaragara cyane ko urubyiruko rw'iyi minsi ari ubuzima buragoye, kubaho mu buzima busanzwe biragoye, imibereho, kubona akazi, kwiga hari n'abo bigora. Kandi mwatubwiye ko hari ukuntu mujya muhuza urubyiruko. Hari ibintu bitatu wabaye nk'uvugaho, wavuze kubahuza. Njyewe nibajije muhuza urubyiruko gute, mu buhe buryo, nyine mukoresha ubuhe buryo? Wenda ubwa mbere hari ubu ngubu, nibajije se ni ubu buryo gusa mukoresha muhuza urubyiruko buba rimwe mu mwaka gusa? Hanyuma ikindi muvuga ko mubatoza, nibajije mubatoza iki mu bijyanye, niba ari ubijyanye n'umurimo w'Imana cyangwa se n'ubuzima bwo hanze. Nibajije ikintu mubatoza hagati aho ngaho cyatuma batajya, reka nkoreshe iri jambo, cyatuma wenda bataba benshi ku muhanda cyangwa se batandagara nk'uko dukunda kubibona, batandagara ku muhanda. Ni iki mubatoza, ni iki mubigisha? Hanyuma hari ikindi mwavuze cyo kubigisha, sinzi icyo mubigisha nyine kibakomeza, kubera ko urubyiruko biragoye kugira ngo ugire ikintu kibafata ngo kibagumishe hamwe. Niba ari ijambo ry'Imana bagume mu ijambo ry'Imana, niba ari mu nzu y'Imana bagume mu nzu y'Imana. Ese mwebwe ni iki mukoresha cyangwa se ni iyihe strategy mukoresha kugira ngo uru rubyiruko rudakomeza kwandagara hanze aha nk'uko nari nabivuze kare? Murakoze cyane. Murakoze. Ndibaza ko ari bo banyamakuru bahari, abandi wenda bari buze kugenda baziraho. Reka twakira umushumba asubize bimwe mu bibazo bagiye babaza. Sinzi niba ari byo naza gusubiza kuko ari byo numvaga biza kundeba mu byo babajije. Yego, harimo ibyo uraza kuvugaho cyane cyane nk'iki ngiki babajije kijyanye no kuvuga impact y'ibiterane byagiye biba mbere. Ni ibiki byaba byarahinduka kiduhuza mu rubyiruko. Yego, reka tubanze twakira umushumba twumve asubiza
bindi bagiye babaza. Yes, natangiye kwandika ntize gatoya. Iyobokamana TV bari babajije ngo urubyiruko ruri kuri social media kandi barahura n'ibintu birimo ubuhamya busa nkaho bugoye, ubuzima burakakaye, abantu bavuye mu ngo barasenye, bakoze amadivorce, abandi bararwana mu ngo. Twiteguye gute guhangana n'ibyo bibazo? Ni ikibazo cyiza cyane kandi ngira ngo kiri d'actualité, kigezweho. Ngira ngo ikintu cya mbere tugomba kubanza kureba, ese ibi bintu byahozeho, ibyo ko abantu bajya mu rushako bikanga bitangiye none cyangwa byahozeho? Mu by'ukuri nta kintu gishasha navuga cyabaye none kitahozeho, ariko hari uburyo bushasha bwo kuvuga ibyabaye, kandi ubwo buryo bushasha buvuga ibyabaye ntibukunze kuvuga ibyiza byabaye, ahubwo bwibanda ku bitari byiza byabaye. ngira ngo hari umukozi w'Imana wigeze kubivugaho, aravuga ngo imbwa iriye umuntu nta nkuru iba irimo, nta kinyamakuru cyabyandika, nta televiziyo na radiyo yabitangaza, kuko ntibisanzwe yuko imbwa ziruma abantu. ngo ariko umuntu ariye imbwa ni inkuru. Ingo zimeze neza zihagaze byuma muri iki gihugu ntizibarika n'inishi. Nta muntu n'umwe mu banyamakuru wegera urugo rumeze neza ngo ababwire ngo ese mubanye gute, nimuduhe ubuhamya bw'uburyo mubana neza. Tujya dukora seminari zitabarika z'imiryango hafi buri gihembwe, hari izo dukora kuri Zoom, hari izo dukora twahuje abantu hamwe. Nta munsi n'umwe ndabona abanyamakuru bandika ngo urugo rwa runaka rubanye neza, hari ibyo rwigisha abandi. Hari amatorero menshi muri Kigali agira inyigisho nziza z'abageni, yewe agira n'inyigisho nziza z'abamaze gushakana. Nta bantu baragira amatsiko ngo bazifate izo nyigisho bazivirgarize zimenyekane, abantu bazimenye. Ariko urugo rumwe rwabayemo induru, hari uwabivuzemo ejo, ngira ngo nanjye niko nari mbizi, ngo n'abantu bigisha abantu bagiye gutegura urushako, ibyo bita bridal showers, ntibajye bafata abashangazi bubatse bigakunda, bajye bazana abashangazi babwira ngo ube maso, abagabo n'abana babi, mukobwa uvuye iwanyu ukanure, ibintu si bya bindi, amazi si yayandi. Bishaka kuvuga ngo amakuru agenda avugwa abantu baheza umwanya munini ni amakuru y'abiracitse. Ntibayasheza umwanya kubera ko adahari, ariko nanone ntibayaheza umwanya nk'uko bakagombye guheza umwanya amakuru meza kandi nayo arahari. So nk'itorero rero, twebwe iyo umuntu agize ikibazo mu rushako ntabwo ariwe duha focus, ahubwo focus duha imbaraga cyane kwigisha abatarahura n'ibibazo no kuganiriza noneho abahuye n'ibibazo. Uburyo nimuri abantu bajya kuri social media bajya kuvuga ibikomere bafite, biri mu ntege nke z'itorero nanone, kuko itorero ryakoze umurimo waryo neza. Uwagize ikibazo mu rushako yakwegerwa akaganirizwa, hakaba n'ubundi buryo afashwa gukemura ikibazo. Kuko yambwira n'abantu ngo kujya kwandagaza umugabo cyangwa umugore kuri social media ntibikuonora wewe, ntibikemura ikibazo, ahubwo byangiriza n'izina ry'umuryango, bituma n'abana bavutse muri uwo muryango baterwa ipfunwe bumvise. Ariko ku rundi ruhande, iyo reputation mbi y'urushako rubi ikabakurikirana, kandi hari uburyo byari gukemuka cyangwa ntibikemuka ariko bitabaye ku karubanda. So nashatse kuvuga ngo uburyo duhangana n'icyo kibazo ni ukwigisha abanyetorero
ariko ni ugufokasinga ku ngo zigikomeye cyane cyane no kwita ku ngo zigenda zicumbagira. Tugira inyigisho zihoraho, z'umuryango. Makuru yanyu mushobora no kubyandikaho. Tugira n'urubuga rwihariye rwitwa Marriage and Families, ruriho abantu magana menshi. Tujya tunyuzaho inyigisho, tujya tunyuzaho ubuhamya. Habe nanone hari ubuhamya nanyuzagaho mu kanya, bivuga ngo tugira ibiganiro bihoraho. Turatoza abagiye gushaka, turabwira urubyiruko kugira ngo noneho rwitegure urushako rwiza. Ntibabwirwe gusa birya bumva ngo yashatse kunyica, yafashe ku ngufu, umugabo yanciye inyuma. Ayo makuru ntabwo twayahagarika, kandi dufite ubushobozi bwo kuyahagarika, ariko turatanga amakuru meza kandi turema abantu imitima. Kuzengira ngo hari ikindi kibazo bari babajije y'Inyarwanda yari yifuza gukomeza. Wari babajije icyo ngicyo ashaka gukora follow up. Yes, hari ikindi kibazo gishamikiye kuri icyo. Bishop, iyo divorce ziri kwiyongera, umuryango uba urimo urasenyuka, ariko kandi waganira n'abantu benshi bagashyira esheki ku itorero cyangwa ku idini. Bavuga bati mu gihe cyatambutse amadini cyangwa amatorero yo umukobwa n'umusore bajyaga gushaka, babahaga igihe, bakabigisha igihe kirekire, bakabasobanurira uwo mushinga bagiyemo yuko atari imikino nyine, ari ibintu bagiye gukora by'iteka ryose, bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Ariko bavuga yuko abanyamadini bagiye badohoka kuri izo nyigisho, ugasanga ntabwo bakibiha ingufu. Wenda dukurikije cyangwa duhereye kuri experience yo muri Foursquare, mwebwe abantu bagiye nko gushakana bigishwa igihe kingana iki? Gato cyane, wenda muri resume amasomo bahabwa, wenda abagiye kubafasha iki mu mushinga mushya bagiye kwinjiramo. Ikindi bavuga ko abanyamadini bafata abamama cyane cyane, reka tuvuge icyo bita Bridshower. Abamama bagiye bananirwa n'ingo, akaba aribo bajya kwigisha abakobwa ngo benda gushaka, ku buryo hari abavuze ati buriya burozi abakobwa bakura mu cyo bita Bridshower, ati abanyamadini bari bakwiye kubigiramo uruhare, bagashaka abamama batsinze, bari mu ngo bashikamye, akaba aribo bigisha bariya abakobwa bagiye gushaka. Noneho umuntu akibaza rero ati k'abakobwa bigira muri Bridshower, abasore bo bakwigira hehe nyakubahwa Dr.? Murakoze. Ngira ngo harimo ukuri kandi kwiza tugomba kugenderaho kugira ngo twubake ko itorero rifite uruhare runini cyane mu bintu byinshi bidakorwa neza muri iki gihe. Ariko ntabwo ari itorero ryonyine. Iyo umuryango wasenyutse, ntitugomba kureba itorero ryonyine, kuko hari abasenya batari mu matorero badanasenga, ni nabo benshi parayeri. Ariko ku rundi ruhande, buriya umuryango wasenyutse hagomba kurebwa ibintu byinshi. Byagombye guhera mu muryango aho abantu bavuka. Ubundi hari amakuru avuga ngo abantu benshi basenya urushako bikunze kuba biva no muri miryango yabo. Buriya umukobwa wakuze se na nyina babana nabi, biragoye kugira ngo izo bikomere yakuranye bizareke kwafekta ubuzima bwe bw'urushako. Benshi rero mu basenya mu rushako ni abava n'ubundi mu miryango yagiye ihura n'ibyo bibazo. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko abo bantu n'ubundi bafashe gahunda yo kutubaka itorero, niryo bahatira inyigisho batazishaka. Twe twigisha abantu baje, twigisha abantu babishaka, ariko uko mushaka kwigisha siko abantu benshi babumva yuko bashaka kwigishwa. Iki nacyo nkivuge ngisobanure. Icya gatatu, mwabonye yuko na leta ari ikibazo kihangayikishije nk'uko mwabyumvise mu nama y'umushyikirano, ndetse bifite aho bihurira n'uburere bw'abana,
bifite aho bihurira n'ubuzima bwa buri munsi bw'amashuri yabo. Buriya umwana uva mu muryango urimo ibibazo no gutsinda biragora no gukura biragora, psychologically ntiyidevelopa kuko yagomba kwidevelopa. So ni ikibazo rero kiri cross cutting. Itorero rifitemo role yo kudohoka, ariko n'izindi institution zagumye kuba zifitemo role nazo ndizahagaze neza cyane, ku buryo ushaka kureba umuti w'ikibazo yareba izo nzego zose. So ku rwego rw'itorero, kubera nyine ku kibazo kigenda kifata umurego wiyongera cyane, turashira imbaraga cyane mu nyigisho dutanga. Dufite ku ruhande rwanjye hari igitabo nanditse ku rushako rw'inzozi zawe, gifite content yuzuye ishingiye kuri Bibiliya, ishingiye ndetse no ku ngingo zimwe na zimwe z'amategeko. Nk'iyo tuvuga mu gukemura amakimbirane, iyo tuvuga communication, hari communication muri Bibiliya tuyoborwa muri ijambo ry'Imana, ariko hari na communication isanzwe dukura no mu muco wacu, dukura no mu burere busanzwe bo mu miryango. Ibyo ni bimwe mu bintu twigisha abagiye kurushinga. Harimo amahame yo kubaka, harimo gusenga, birafasha cyane, harimo gukora cyane, harimo gusohoza inshingano, kuko buriya iyo ubwira abantu kubaka hazamo ibintu byinshi. Umugabo udakora cyangwa umugore udakora biragoye kugira ngo azagire urugo rwiza. So bimwe mu bigenda bigaragara ko bitera n'ibibazo, harimo n'ubukene, harimo no kutagira icyo umuntu akora, harimo n'ama addiction nagiye mvuga ziva kutaba umuntu afite focus ibyo arimo. So ibyo byose rero birashaka kuvuga ngo bijya muri content y'ibyo twigisha abageni igihe kirekire. Ariko ngira ngo igikomeye si igihe dufata, igikomeye ni content. Dufite abarimu bihariye bigisha abantu bagiye gukora ubukwe, bafite ubumenyi, bafite na content babaheza, bafite n'amasomo bagomba gukora. Ayo masomo yose utayarangije ntasezerana hano. So bishaka kuvuga ngo twabishizemo imbaraga cyane, kubera kumenya yuko bidahagije kumva yuko umuntu yiteguye ku giti ciwe, afite amafaranga yo gutegura ubukwe, yavuganye n'umukobwa bazashakana, ahubwo agomba kuba n'inyigisho zihariye. So tubishiramo imbaraga cyane. Ngira ngo ni nkuko nabivuga, nuko inyigisho zirahari, zifite za module zitandukanye. Nari ngiye mbaha zimwe muri zo: amahame y'ijambo ry'Imana y'urushako, amahame y'ijambo ry'Imana ya communication, uburyo bwo gukemura amakimbirane mu rushako, parenting, uburyo bwo kurera abana, inshingano, gukunda, kubaha cyangwa kuganduka. Ayo ni amateme tugenda twigisha, kandi abantu benshi bakurikirana izo nyigisho bigaragara neza yuko baba bafite content ishobora gutuma bashobora kuba bahagarara neza. Nubwo buriya nubona urugo rwasenyutse ntuzabatera amabuye, ko hari ibintu byinshi biza abantu bamaze kubana, ugasanga rero hari abananiwe kwihangana kandi ubumenyi bari babufite. Nibaza ko ari nkuko nabivuga. Hari uwabajije neza w'inyarwanda ikibazo kivuga ngo abantu barimo barava mu matorero mu gusenga, mu yandi magambo birava kuki, niki mwagikoraho? Cyane cyane abihuza n'ubushakashatsi buherutse gukorwa. Ngira ngo hari impamvu nk'eshatu zikomeye ubwo bushakashatsi bwagaragaje, ariko nanjye nkonfirma. Icya mbere, buriya corona, impact za corona ntiturazibona zose. Buriya tuzazibona mu myaka 10 iri imbere. Abantu bamaze iminsi myinshi bari mu rugo, ibyo bari bicariye n'ibyo bari bicayeho ntabwo byinshi byari byiza. Muzi ko bagiye ari nabo na violence yo mu rugo yiyongereye, ihohoterwa ryiyongereye. Muzi yuko hari abantu hajemo ubusinzi abantu batagiraga, hajemo za depression, hajemo gutakaza imirimo. Izo mpamvu zose zishamikiye kuri corona zatumye abantu bamwe bumva yuko bitari ngombwa gusubira mu matorero. Hakaba noneho n'abandi babaye abakristo ba online. Urumva umaze umwaka urenga uri online, hari abantu insengero zabo zafunzwe imyaka 2 irashira bataremerwa gutangira gukora. So rero niba ataragiye mu rundi rusengero akaba yaragiye online, akurikira
itorero riri hanze kumubwira ngo aze mu rusengero ni akamenyero, ibintu byose ni akamenyero. Arakubwira ngo ushobora kuba ndi mu rugo nkora ibyo ngomba gukora ariko nkurikira amateraniro, sinumva ko ari byiza, sinanabishigikiye. Ko biravuga ngo ntimukirengagize guterana kwera, kuko hari icyo umuntu abona mu guterana kuruta ko umuntu aba online. Kuko ntiwaba online ngo ugire umushumba online, ngo ugire inshuti online, ngo nupfusha abantu bagusure online, ngo nugire ikibazo abantu, kuko sosiyete yo mu rusengero ni ikintu gikomeye cyane. Rero guterana n'abandi ndabashishikariza yuko abantu bava muri online bakaza mu matorero, bakajya bakoresha online igihe bibaye ngombwa, gusa batari mu gihugu cyangwa batabonye umwanya ariko bari mu nsengero. Impamvu ya kabiri ngira ngo ifite aho ihuriye n'imyitwarire y'abari mu itorero. Uko social media igenda iha ijambo abavuga abashumba nabi ndetse n'abiyita abashumba atari abashumba, basenya umurimo wa bishumba, basa nkaho badafite imbuto akaba aribo bavuga, niko abantu bibaza impamvu bagomba kujya mu matorero. Ni ukuvuga ngo urusengero ntirurimo abatagatifu, rurimo abantu bameze nk'abandi bafitemo n'intege nke, ariko uko dutinda guheza abafite intege nke nyinshi zinagaragara akaba aribo bavuga, niko twangisha abantu kuza mu matorero. Nyamara ngira ngo Imana yigeze kubibwira Eliya ngo haracari ibihumbi byinshi bitarapfukamira Bayali. So uko tugenda tubwira abantu ngo hari amatorero mazima, hari abashumba bazima, hari abakristo bazima, turabankuraje gusubira mu matorero. Uko tugenda duheza umwanya abantu bananiwe mu bukristo, babivuyemo cyangwa babyitira batabirimo, niko nanone tugenda tubuza abantu gukora umurimo w'Imana no kuza mu nzu y'Imana. Impamvu ya gatatu ituma abantu bava mu itorero nuko hanze ahangaha abantu bari muri rwinshi, barahuze. Nk'uko mubizi nyuma ya korona, nk'uko nabibabwiye, hari ikibazo cy'ubukungu kiremereye, abantu barimo barashaka imibereho, abari baratangiye ubucuruzi bukaza guhungabanywa na korona, barakubwira nti abantu baba birukanka, abantu ntibaba batuje, turacihugiyeho, ntaho twagiye turabakristo, ariko hari ibintu tukirimo dukurikirana nibirangira nibigenda neza tuzagaruka. Izo ni izindi mpamvu nanone zihari, ariko nk'uko nabivuze nta mpamvu n'imwe yagombye gutuma umuntu ava mu nzu y'Imana, kuko izo duhunga mu nzu y'Imana siho twagombye kubihungira hanze, twagombye kuba mu nzu y'Imana ko rero tubihindurira. Niba hari abatitwara neza ntibikemurwa nuko tuva mu nzu y'Imana, bikemurwa yuko tuyibamo tukerekana itandukaniro. Hanyuma se Dr. abavuga ko nta dini bafite, bo murabavuga iki? Abavuga ko nta dini bafite turababwira Kristo niyo makuru meza cyane. Kristo yaraje kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Dufite n'inshingano ngira ngo mvuga ko itorero ritarimo rikora neza cyane byo kwamamaza ubutumwa bwiza. Abo bose bari mu rusengero bavuyemo tugomba kubageraho, ndetse n'abatarageze mu rusengero batarakijijwe tugomba kubabwiriza. So ni inshingano y'itorero. Biri mu byo tubwira n'urubyiruko yuko ari imbaraga zigomba guhindura abandi. Mu bibazo hari ibyo mugenzi wanjye ari busubizeho mu bijyanye na impact, ariko reka nse nkaho nsoza mu zo nabajijwe. Hari uwabajije ubuzima bw'abanyetorero n'ibyo dukora ku rubyiruko cyane cyane. Yashatse ko tubikura mu magambo tukabivuga muri teori, ariko tukabivuga no muri pratique. Ese urubyiruko icambere ko murarwigisha iki? Nicyo yabajije. Cya kabiri, ni gute muhaye mukemura ibibazo bafite bya buri munsi? Mu nyigisho dutanga mu rusengero, of course twibanda cyane mu nyigisho z'iyobokamana, ubutumwa bwiza, evanjiri, birumvikana. Ariko Bibiliya ni igitabo cyuzuye kiganira n'umuntu mu buryo butatu, babyita holistic. Holistic ni ukuvuga ngo ni umwuka, ni ubugingo,
ni umubiri. Bisobanura umwuka birumvikana ni roho, ni imibanire y'umuntu n'Imana. Ni nayo mpamvu tuvuga gusenga, niyo mpamvu dusaba ngo abantu buzure umwuka wera. Aho ni ukugaburira umuntu w'imbere ari we mwuka. Ku rundi ruhande mu itorero twagombye kuba tunareba n'abo bantu bandi babiri bagize wa muntu, umuntu twita bugingo. Ubugingo burimo ibintu nka bitatu. Burimo icya mbere emotions, amarangamutima. Burimo nanone logique, niho hazamo n'ubumenyi no kwiga. Hakazamo nanone n'ubushake. Uwo muntu witwa ubugingo agomba kwitabwaho cyane. Bibiliya ifite ingero, Bibiliya ifite amasomo, Bibiliya uwo muntu nawe mwitaho cyane. Umuntu uri mu rusengero yagombye kuba afite amarangamutima mazima. Niho hazamo urukundo ruzima, niho hazamo ibyishimo, mujye mwishima, niho hazamo kwihangana. Bijya bintu byose ugenda uhura nabyo, uwo muntu w'ubugingo agomba kuganirizwa, akarerwa, agakura. Ku rundi ruhande ntitwafata umubiri nkaho uzi ngo tucere ku ruhande. Ugomba kwitabwaho ku buryo mu nyigisho dutanga tugira na module tujya twigisha n'abantu n'imishinga. Gusa navuga yuko ngira ngo muri aya mezi ashize menshi tutazikoze, ariko ziri muri pipeline, muri gahunda. Tujya dutumira abantu bakigisha abantu gukora. Abakurikiye inyigisho zo muri iki giterane mwumvise ko twazanyemo abantu nka ba Tom Close, mwabonye ko twazanyemo abantu nka Wilson Mugwema, mwabonye ko twazanye Engineer Sandra Sebakara. Bariya ni abantu bafite ibindi bakora. Ni ukubwira abantu ngo umwuka akeneye kwitabwaho, ubugingo bukeneye kwitabwaho, mukagira ubumenyi mukiga. Ariko nanone umubiri, umuntu muzima, roho nzima iba mu mubiri muzima. So umubiri agomba kwitabwaho. Dushishikariza abantu cyane gukora, cyane cyane urubyiruko. Gukora izi nyigisho n'igiterane cy'urubyiruko ni ukubabwira ngo mushobora gukora. Iyo tubabwira ngo uyu ni umuganga Tom Close, ku rundi ruhande ni umuhanzi, arakora ibintu by'ubugeni nkamwe, ariko afite n'umuryango. So ni ukuvuga ngo aruzuye. Mu yandi magambo, kimwe n'abo bana nagiye nkubwira, nanjye ubwanjye kubabwira hari ibyo nkora biri na biblique. By the way, abantu bagiye bagira ngo umuntu wese ugiye mu muhamagaro agomba kureka kwita ku by'umubiri ngo akita ku by'umwuka. Siko bimeze. Paulo yavuze amagambo meza, aravuga ngo udakora ntakarye. Paulo yabohaga amahema akamutunga kugira ngo atabera abandi charge. Nibyo twigisha n'urubyiruko. Urubyiruko rero ntiturwigisha kuzura umwuka wera gusa, tubwigisha nanone no kwiga. Hari nabo tufasilita tukabafasha kwiga, hari abo twishura hano muri sociale ku bana batoya n'abakuru, hari abo dushikira tugashakira n'uburyo bwo kwiga hanze. Simbivuga cyane kubera ko imibare atari myinshi cyane, ariko nizo nyigisho z'imishinga zo kwikorera n'inyigisho urusengero rugenda rushiramo imbaraga, cyane cyane muri departement y'abamama n'urubyiruko. Ni ibintu bikorwa ndetse rimwe na rimwe nko mu bamama cyane, anige bashikirana ubwabyo. Dufite ingero z'abantu bagiye baheza icyo twita umutahe cyangwa capital kugira ngo bashobore kuba bakora. So bishaka kuvuga ngo itorero ni ahantu umuntu agomba kwidevelopa uko yakabaye wese, ubwenge, umwuka n'ubuzima busanzwe bw'umubiri. Nibaza ko mu bibazo nari nabajijwe ari ibyo ngibyo araza gusubiza. Akoze cyane. Ndasubiza ibibazo bibiri byabajijwe. Ntabwo duhuriza urubyiruko hano gusa, ntekereza ko aricyo cyari cyabajijwe. Uretse aha twicara dutegura izi nyigisho no kuzihabwa, tumanuka no hanze tugahura n'urundi rubyiruko. Ubu mu kanya twari gukina umupira n'urundi rubyiruko rutari urwa hano, kugira ngo duhure nabo, tuganire nabo, tubabwirize ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibihera mu rusengero bikingiraniye muri izi nkuta ko ari enye. Nibyo tujya no guhura n'urundi rubyiruko hanze tukaba impactinga. Ntabwo twuzura umwuka gusa, dufite n'ikipe hano ijya gukina umupira. Icya kabiri, ntabwo tuvugira ubutumwa hano gusa. Yabajije impact y'igiterane.
iyo igiterane cyabaye ntabwo birangirira ahangaha. Uyu mwaka twagiye gukina umupira, umwaka ushize Youth Connection y'umwaka ushize twari muri iyi mihanda twagiye kubwiriza kandi twabonye abantu benshi bakijijwe. Ntabwo rero tuba hagati y'izi nkuta gusa ariho tubwiririza muri Youth Connection, turamanuka tukajya no hanze mu mihanda, tujya kuri radio hano mu isoko Kimironko kugira ngo turebe ko hari naho hirya y'izi nkuta naho tuhagere. Murakoze cyane, ndagira ngo nivyo bibiri. Hari ikindi kimwe babajije, ngira ngo hari cyo kuvuga impact y'igiterane n'imibare yabajijemo imibare cyane igaragaza imibare mufite nyine y'abo bantu bavuye, kuko nguko Bishop abigatse mu bushakashatsi hari imibare mufite muri myaka yose tuvuga uti twafashije. Ndahera ku mibare y'umwaka ushize kuko niyo iri recent. Iby'uyu munsi ntabwo turabikorera raporo, ariko umwaka ushize tubwiriza hakijijwe abantu bagera 41 babashe gukizwa. Twakoze ivugabutumwa ryitwa ryo ku muhanda, abagiye kubwiriza batorejwe hano mu rusengero baba bavuga butumwa babasha kubwiriza. Ntabwo twahagaze ngo tubwirize, ni umuntu wegeraga undi muntu, turabazana turabagaburira ahangaha bamaze gukizwa, ubu ni abakristo barimo hano. Wenda naguciye mu ijambo, kuri iyo mibare abo bantu bose niko bakiri mu itorero cyangwa hari abacitse intege babivamo bitewe wenda nuko batasanze icyo bashakaga ahangaha? Murakoze cyane. Iyo tumaze kubwiriza abantu ntabwo tubabwira kuza mu iri torero. Hari uwo twasanze afite ahandi hafi hamwegereye, ntitubwira abantu kuza muri Foursquare, tubwira abantu kujya kuri Kristo. Iyo amaze kugera kuri Kristo ashobora gusengera ahantu hamwegereye. Twebwe icyo dupfana nabo si ukubazana muri Foursquare, dushaka ko bakizwa. Umuntu twashaka tukamujyana ahasengera hafi hamwegereye, ntabwo tubwiriza abantu Foursquare. Murakoze. Aho ngaho ntibyakwitwa se nko kubyara umwana warangiza ukamujugunya numukurikirane, numenye uko abayeho, numenye ubuzima abayeho? Murakoze cyane. Abahisemo kuza hano dufite department ibigisha ikabakurikirana buri munsi bakageza ku rwego rwaho bajya kubyarwa ubwa kabiri bakajya kubatizwa. Iyo bahisemo kuza muri Foursquare nibo tubasha gukurikirana. Imibare myinshi yabo babwirije barimo hano mu rusengero barabatijwe n'abakristo dufitemo hano. Mani bamugisha. Ngira ngo hari icyo singewe umwana ndashaka ko Jean kubera yuko ari ushinzwe department ya communication aduha incamake wenda y'uyu mwaka mu bantu twabatije n'abakristo twakiriye bashasha, niho mwumva impact wenda. Yangira ngo uyu mwaka ni nkaho buri kwezi twabatizaga abantu bagera ku 10 average, ko ari igihe twageraga 16 12, ariko tuvuze buri kwezi twageraga nibura abantu 10 babatizwa. Buriya mwaka ushize 2022 umwaka wose urumva wagiye kurangira tubatije abantu bagera mu 120. Bamwe na bamwe muri abo ngabo bazaga ari abakristo baje hano baje kuba abakristo ba hano, abandi bakaza bavuga ngo turashaka kubatizwa ariko ntidutuye hano hafi, turashaka kujya mu yandi matorero. Bakajya mu yandi matorero, hakaba nabo twabatizaga wenda bagiye gukora ubukwe, bakaba bamara gukora ubukwe bakagenda bagiye hanze cyangwa bagiye kubana n'abafasha babo mu kandi gace kataraka hano. Turizera yuko inyigisho twagiye dutanga muri abo bantu bose 120, abenshi mu bo tubona bakiri hano, abenshi ni bamwe mu bari mu maprotokole, abandi bari muri korali, abandi bari mu bakristo basanzwe hano, abandi bafite imirimo itandukanye hanze ituma badashobora kubona umwanya wo gukora no mu rusengero. Ariko abenshi muri abo ngabo 120 twabatije nibura 80% baracyari hano mu rusengero kandi barakora, bari active mu mirimo itandukanye y'itorero. Niyo tureba mu buzima bwo hanze tubona hari ikintu cyahindutse ku buzima bwabo. Hanyuma abakristo twakiriye hano bashya tutari dusanzwe dufite ari abakristo ba hano, birumvikana bashobora kuba bari banje kuba abakristo bahandi. Hari ikibazo mwabajije ngo abantu baragenda bava mu matorero. Hari ubwo abantu bava mu matorero wenda bajya mu yandi kubera impamvu zitandukanye zo gushaka ubuzima, wenda yaratuye mu ntara, yaratuye mu kindi gihugu aje hano. Uyu mwaka twakiriye abantu bagera muri 400 b'abakristo bashya batari abakristo twari dusanganywe hano, bagiye baza nk'abakristo bashyashya twakira. Urumva iyo niyo mibare nshobora kuba navuga wenda. Hanyuma n'ubundi buhamya wenda bw'abandi bantu bagenda bagira. Gusa kimwe mu byo navuga nanone, ntekereza yuko itorero dushobora gushaka uburyo bwo kugikoraho mu buryo bwihariye, nuko siri no torero ryacu gusa n'amatorero yose muri rusange ikintu kijyanye n'ubushakashatsi ntabwo tugikora cyane. Tujya dukora ibikorwa
bikarangiriraho ntidukore ubushakashatsi ntidukore nyuma yaho ngo dukore ubushakashatsi bwo kuvuga ngo ariko aba bantu twabatije bo bageze hehe bageze ku ruhe rwego. Ntekereza ko wenda icyo ni kimwe mu byo dushobora kuba twashishikariza iri torero ryacu ndetse n'andi matorero kugira ngo hajye habaho ubushakashatsi, habe n'ibyo bibazo wenda umushumba mu kanya amaze kutubwira byagiye bigaragara ahandi naho bishobora kuba bihari ariko ntitubizi kubera ko nta bushakashatsi bwakozwe. Ubwo wenda hagomba kubonekaho abanyabwenge bajya bakora ubushakashatsi hanze na hano mu itorero barimo, bakiyegeranya hagakorwa bene ubwo bushakashatsi, imibare ikagaragara ikandikwa igashyirwa mu binyamakuru tukamenya aho ubuzima bw'itorero bugeze haba ari hano mu gihugu ndetse n'ahandi. Ndatekereza ko wenda icyo ni kimwe mu byo dushobora gutangira gutekerezaho nk'urubyiruko, kubera ko ibibaye mu gihe cy'urubyiruko natanga recommendation ku rubyiruko tugafata iyo initiative yo gukora ubwo bushakashatsi. Niba nta kindi kibazo wenda mu banyamakuru ndabaza ibindi bibazo bibiri gusa kugira ngo tuze kugenda tugana ku musozo. Nashakaga kongera kubaza Dr. muri gukora iki mu gutegura urubyiruko baza hano mu biterane mu bihe bitandukanye, muri gukora iki noneho mu kubategura nabo kuzavamo abashumba? Ibi ndabihera ku kuba hari ikiganiro mberetse guhuriramo n'umuvandimwe wawe Pastor Sebagabo Christophe, twaramubajije imvano yo kujya gushinga itorero, yadusubije ko abigereranya nk'umubyeyi uri kubyara, arababara kumvikanisha ko gufata icyo cyemezo hagati yawe nawe bitari byoroshye. Ubundi kuri wowe abikuganirizaho ko agiye gutangira umurimo w'Imana byarakoroheye kwita wakira icyo cyemezo? Hanyuma maze iminsi mbona kuri social media abantu bibaza, dufate urugero umukristo muri itorero Foursquare Church aramutse afunguye akabari mu gitondo agakuramo icyacumi akaza gutura Imana, amafaranga murayakira? Akoze ibibazo byiza, ngira ngo byiza kandi byoroshye gusubiza. Mbere ku cya mbere, niba hari ikintu twishimira ni ukwaguka k'ubwami bw'Imana, birenze no kubyishimira dufite inshingano zo kubikoraho no gutegura abantu babikora, kubera yuko hari abakristo ntazigera ngeraho bazagerwaho n'undi muntu. Kugira ngo kuko wavuze amazina sinyankunda kuvuga, barabizi aho tujya tuganira abanyamakuru ndoma ku mazina, ariko ukurikiranye amateka urasanga mbere yuko ajya gutangira itorero yamaze imyaka 6 hano hari amateraniro ashinzwe, amateraniro yo kuwa gatatu ntiyagiraga undi mushumba yashinzwe, kandi twari dufite abandi bashumba. Iyo bayazagamo ari ubayobora muri ayo materaniro. Ushaka kuvuga ngo ntiwaheza amateraniro angana kuriye kuwa gatatu ngo yaho umuntu imyaka 5-6 utamutegura kuyobora, ntibyarangirira aho ngaho, kubera yuko ayo materaniro yazagamo abantu bamwibonamo nk'umushumba, nk'umuntu uyayobora. Byabaye ngombwa yuko bitavuye kuri bo ari twebwe dufata gahunda yo kuvuga ngo dutangire irindi torero. Turaritangira hano i Remera sinakure, tumaze kuritangira turarimuha, arikoraho arariyobora. Umunsi rero atekereza ko iryo torero rigomba kuba ari itorero rifite ubuzima gatozi, ntabwo byatubabaje rwose, kubera yuko n'ubwami bw'Imana bumwe, Kristo tuvuga n'umwe, misiyo dufite n'imwe, n'amazina atandukanye. N'amatorero ya Foursquare y'ubwayo yonyine yose ntagira amazina amwe. Iriko murabona ko ryitwa City Light, hari amatorero yo muri Foursquare atitwa City Light kandi ari Foursquare. So rero turagutse cyane, n'ubwami bw'Imana dukorera buragutse cyane, kandi dushigikira abatangira, na n'ubu turacabashigikira, n'abandi turabashigikira. Abajya bakurikirana amateraniro yacu hano mujya mubona hari nabo twitangishiriza, nabo dushigikira mu buryo butandukanye. Ndumva ntabivugaho cyane, yariko ni nkuko. Ikibazo cya kabiri, so turategura abantu no muri urusengero. N'uyu huduma twamusengeye nk'umumisiyoneri, ntabwo twamusengeye nk'umumisiyoneri ngo akomezemo hano, twamusengeye nk'umumisiyoneri ngo aje gutangira. Cyumvikanye, aje gutangira n'abandi benshi. So bivuga ngo dushigikiye kwaguka k'ubwami bw'Imana
hano mu gihugu no hanze y'igihugu. Ikibazo cya kabiri warubajije, mwese dushobora kwakira amafaranga y'Icyacumi y'umuntu wafunguye akabari cyane, kuko amafaranga ntagira impumuro. Mu mategeko y'umusoro bajya bavuga ngo l'argent n'a pas d'odeur. Umuntu ajya agenda akacuruza ibiyobyabwenge, yajya gutanga umusoro ntibamubwira ngo ibyo bintu wakoraga ntibyemewe utanga umusoro. Mu rusengero rero twebwe ntiturebe imirimo abantu bakora, ntitubuze umuntu gutura, ntidushinzwe kumenya umuntu umurimo akora, turigisha ijambo ry'Imana. Umuntu niyumva mu mafaranga yinjije ayazanamo icacumi ntitujya tuyasubizayo, ariko ntitwankuraje abantu gukora imirimo itemewe kugira ngo baze guturira Imana, ntitubankuraje, ariko nta mukristo dusubizayo. Itorero Yesu yabivuze neza cyane mu bwami bw'Imana ngo bugeranywa n'urushundura umuntu yafashe akarushira mu nyanja rukazana ibyo rusanzemo rwose, ruzanamo umusenyi, ruzanamo amabuye, ruzanamo ibice by'inkweto byatakayeyo n'ibindi. Nyiri bwite amaze kubikuramo akuramo ifi, ibitari ifi arabijugunya. So ubwami bw'Imana niko bumeze, no mu rusengero niko bimeze. Ntumuzitiranye urusengero n'ahantu h'abatagatifu. Urusengero n'abantu baje gusenga, bamwe baba baje ngo bahindukire, abandi baba barahindukiye. So bishaka kuvuga ngo nta maturo dusubizayo, yewe nta polisi tugira ivuga ngo tugira kristometre ipima ngo urebe urwego umuntu agezeho n'amafaranga yazanye hayakuye. Tuvuga Kristo, hanyuma abantu bagakorera Imana bisanzuye. Murakoze cyane. Hari icyo nashakaga kugarukaho cyo yabajije kijyanye no gutegura hano ku rusengero iwacu. Nshobora kuhita muri center y'ahantu abantu bategurirwa, kuko ari abaririmbyi benshi naha baba bakazamuka, ejo bakaba barya mujya mwita abasitari. Abavugabutumwa benshi nahangaha, kuko hano ari mu rugo, uko umwana akurira mu rugo n'ubundi ari hategurirwa kuba umugabo, nicyo gikorwa hano. Bimwe muri ibyo iki giterane muri bo murabona, ntekereza ko Bishop ashobora kuba yarakirimo nka 20%, indi 80% ni y'urubyiruko babiteguye bonyine. Gushaka speaker bazaba barimo barakora, bayobora za gahunda, byose nibi murimo murabona n'aba bayoboye n'urubyiruko rwa hano. Iki ni kimwe mu byo church ikora mu gutegura umuntu kugira ngo ejo azisange ari umuyobozi. Murakoze cyane. Murakoze, ngira ngo turagenda tugana ku musozo, ariko niba hari ikindi ndaza kukibaha mu kanya. Mwihangane mbaza ibibazo bibiri byabajijwe ariko ntibyasubizwa online. Kimwe cyo ndaza amasaha yagiye turagisubiza mu minota mikeya, murareba ko musubiza mu minota mikeya nibura, ariko nabo bano bantu babajije be kumva ko wenda basubijwe inyuma, kuko twavuze ko tuza kubisubiza. Kimwe ndaza kukibaza Apotre kugira ngo atubwire. Nabonye ejo ibibazo byinshi byagiye bikunda kubazwa biragaruka ku bijyanye n'urushako. Ese murateganya iki ku bijyanye no kuganiriza urubyiruko ku kijyanye n'urushako? Kubera ko birasa naho abantu bafite amakuru ashobora kuba atariyo, cyangwa se birasa naho abantu bafite amakuru menshi abazanira confusion, bakeneye clarity ku kijyanye n'urushako. Wenda kimwe mu bibazo umushumba ashaka kuza kukivugaho gatoya kugira ngo wumve ko ari umutwaro, ariko icyo nakubajije cyane cyane no kwibaza ngo hari igikorwa cyaba giteganyijwe kizafasha urubyiruko kwiga ku rushako gusa, kuko iki giterane urebye ko cyari gipanze ntabwo cyari gipanze kwiga ku rushako. Hari bizategereza ikindi giterane cyangwa hari ikindi kintu gishobora gukorwa hagati aho. Ariko kimwe mu bibazo babajije ku bijyanye n'urushako, rero impamvu mbashije kukubaza icyo ngicyo umushumba kushobora kugikomantaho, cyaravugaga ngo ese ngo mu gihe uganira n'uwo ushaka ko azakubera partner, ngo hanyuma ukumva nta vision afite, then ukumva atari able yo gushyigikira vision yawe, a part of those ukaba umukunda, wabigenza gute? Wakomezanya nawe kubera ko umukunda, cyangwa wamureka kubera ubona atazagufasha kugera ku ntego zawe? Uyu ni wari wakibajije, yitwa Rugira, yari yabajije ari kugira ngo amenye uwo muntu mbese yabigenza ati. Umushumba araza kugisubiza, ariko mbere yuko asubiza
kugira reka mubaze n'ikindi kimwe ari buze gusubiza. Hari ikindi nanone babajije, baravuze ngo kubera ko ejo twari turimo twiga inyigisho ivuga ku bijyanye no kumenya impano zawe n'ubushobozi bwawe ariko ukabikoresha mu buryo bwo kwiteza imbere. Noneho abantu batangira kuvuga ngo ese ko Bibiliya itubwira ngo nta muntu ushobora gukeza abami babiri, ntabwo ushobora gukorera Kristo ngo ukorere n'ubutunzi, ngo ibyo byombi iyo ubihuje ngo ushobora gukunda kimwe ukareka ikindi. Noneho baribaza bati none ko mutubwira gukoresha ubushobozi bwacu kugira ngo twiteze imbere kandi tukabona ko ari ngombwa, turakora iki? Ni izihe ngamba dushobora gufata mu gihe twagize ubutunzi kugira ngo butatuvana kuri Kristo, kugira ngo dukomeze kuba kuri Kristo, twiteje imbere, tugire amamodoka, tugire amazu, tugire ibibanza, tugire ibintu bikomeye dushobora gukora mu gihugu, ariko nanone dukomeze kuguma kuri Kristo. Umushumba ari buze kukivugaho na cyatubwire ese niki gishobora gukorwa, nize precaution wenda mu buryo burambuye gishobora kuzasubizwa, ariko nanone nibura abantu bashobore kumva mu magambo makeya ikintu gishobora kuba cyakorwa, kubera ko iyo tubwiye abantu ngo biteze imbere ni ngombwa, birakenewe, ndetse turanabibona muri Bibiliya yuko n'abasogokuruza bacu mu kwizera bari abantu bateye imbere, batunze, bafite abantu benshi babakorera, natwe turabikeneye. Reka duhere kuri buri. Rakoze cyane, rakoze, turabanguka. Ndavuga ibintu bibiri byagarutswe hejo, ariko ntabwo ariyo nsanganyamatsiko y'igiterane twari dufite, ariko kubera uburyo urubyiruko twasanze rufite icyo kibazo, ndatekereza ko muri uyu mwaka tuzategura ibintu bigari cyane bituma tugaruka ku kwiga cyane uko gutegura abahungu n'abakobwa benda kujya mu ngo. Ibyo nibyo tuzakora muri uyu mwaka, ariko kandi nkagira recommendation nza guha abanyamakuru. Twafatikanya uyu murimo, itorero ririmo rirakora inshingano zaryo, ariko abanyamakuru mudufashe kwamamaza inkuru nzima zitari iz'abatsinzwe. Nabonye benshi n'abakorera ibinyamakuru by'iyobokamana sinzi n'abandi, ariko nubwo mutakorera iyobokamana murimo murakorera umuryango nyarwanda, mureke kutuzanira inkuru z'abananiwe, mudufashe kuko urubyiruko ruri kuri social media, mureke kuhashira ibyananiranye, muhashira ibishoboka birahari, mudufashe. Ndatekereza ko kubera amaso y'urubyiruko ari kuri social media, nibasangaho mwarashizeho ibizima bazagira ngo isi iriho ibintu bizima, kuko aho hantu niho bakura izo ngero z'ibyananiranye byanze, bakura kuri bya bintu abanyamakuru muduhereza. Mugerageze muduhindurire package y'ibyo mutanga. Aravuga yuko ibintu bizima nta views bigira. Ndabyumva cyane, ariko kubw'impamvu z'umuryango nyarwanda n'itorero rya Kristo, mwadufasha kugira ngo uru rubyiruko barumuna bacu n'abashiki bacu be gusa naho ibintu byose ari byapfuye byarangiye ngaho kabaye. Mwadufasha kuko itorero ryo ririmo rirakora umurimo waryo. Murakoze cyane ne kwizimbamaga. Urakoze. Ibisubizo by'ibibazo biri babajije, icya mbere kivuga ngo reka mbere kuri icyo ngicyo mbanze ncunganire, kivuga ngo nabo bakibajije amafaranga ku ruhande rumwe n'ubukristo ku rundi ruhande. Ese hari incompatibility? Se kimwe kibuze ikindi? Ngira ngo abantu ni ukutamenya. Biravuga ngo ubwoko bwanjye burapfa buzira kutamenya. Bibiliya kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe ntabwo igaya amafaranga rwose, nta cyakozwe kitarimo amafaranga. Nimushaka muhere kuri Aburahamu data wo kwizera 13 mu itangiriro umurongo wa 2, nimusoma murasanga yari umutunzi ukomeye cyane. Bibiliya yambwiye, reka masome mwumve, haravuga ngo Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Hari igice baza kukwereka yuko yagiraga abakozi bagera 110.
ingabo 300 zatojwe kurwana gusa. Vala 328 ngira ngo niba nibuse neza ze zabaga iwe mu rugo. Izo ngabo rero ni ingabo yahembaga, yaratuze n'imiryango yabo kubera iki yari afite uwo mutwe wa security. Iyo ufite ubutunzi uraburinda. Teshobora kugira ubutunzi rero ngo avuge ngo Imana izaburinda, yagomba gushyira abantu baburinda, kuko kuva icyo gihe abagizi ba nabi, abajura, murabizi ko byahozeho. So bishaka kuvuga ngo gushaka amafaranga ni ngombwa, ariko kuva ku Mana kubera amafaranga ni bibi kurusha ibindi bintu byose. So ndashaka kubwira abakristo ngo dukore cyane, ariko dushaka Imana cyane. Ubusabane bwacu n'Imana ni priorite. Mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibindi birimo n'amafaranga, birimo n'ubumenyi, birimo n'iterambere risanzwe n'inyongezo biraza. Sibyo bigomba kuba driving force, ariko ntibigomba kubura, kubera yuko njyambwira abantu, abana bacu n'abagore bacu ku bagabo cyangwa abagabo bacu bakeneye amafaranga. Izi mikrofone n'amafaranga, urusengero impamvu mwicayemo hano n'amafaranga. Si amafaranga ni gute rero twavuga ngo turakorera ubwami bw'Imana dusize amafaranga inyuma? Ibintu byose ubu ni amafaranga. So dukeneye amafaranga, ariko ayo mafaranga iyo atangiye kubuza gushaka Imana kiba ari ikibazo gikomeye. Ngira ngo nicyo kibazo yarabajije. Ikindi cy'umuntu muganira ukabona wamukunze, umutima wamukunze, ariko ni nkaho mu rushako aho mugana inzozi zawe ko ziragenda zipfa, opinion zawe ntuzazigira, ibyo watekereza kuzageraho ntuzabigeraho. Ukomeje wishize mu kaga ubibona. Mu yandi magambo ni nko kubona uri mu nzira irimo igenda igushiriraho ukavuga ngo nkomeze. Iyo uri mu nzira igenda ishira urahagarara, byaba ngombwa ugasubiza inyuma ukayoboza inzira. Njya mbwira abantu ngo ubundi umuntu muzashakana harimo ibintu nka bibiri bikomeye. Icya mbere ndamukunda, icya kabiri arakijijwe, icya gatatu ni umuntu uje gushyigikira viziyo yanje. Ko biravuga ngo ntibashobora kujyana batumvikanye. Niba uwo muntu atazi viziyo yawe, atazi amahame yawe, atazi ibyo wemera ngo yumve ari byo aje gushyigikira, urimo urafata umuntu utari uwawe. So ndashaka kubwira abantu ngo ntimuyoborwe gusa n'amarangamutima. Amarangamutima ni agace kamwe mu byo gufasha kugira urushako rwiza. Hari ibindi byinshi umuntu agomba kugenzura. So numva ni nk'ibyo ngibyo. Kenshi niho usanga uvuga ndi buriya nzamuhindura. Ntushobora guhindura umuntu, ntiwahindura umugabo, ntiwahindura umugore, ahubwo ubugize n'amahirwe reje wabibonye mutaranabana, buriya nitari Imana ibigucaniye kugira ngo urebe neza. Ikibazo nuko rero baheza akakantu kabayeho nsoza. Umuntu yagiye ahantu ngo yari mu ishamba, ngo abona yari hejuru y'igiti, abona mugenzi waje mu nzira igana ahari. Arebye mu nzira ya mugenzi we abona inzoka iri imbere yiwe yizinze. Hari ukuntu inzoka igiye kuruma umuntu ihita yizinga mu nzira. Noneho aramurembura ntiyabyumva, aramurembura ntiyabyumva, aramukebura ntiyabyumva. Icyo yakoze afata imigati ngo yari afite mu isashe yiwe ayitera wa muntu. Amuteye imigati, wa muntu atora imigati ashaka kwikomereza. Bibaye ngombwa noneho abona ibyo gutera umuntu imigati. Umuntu aragutera imigati ntunareba ngo ivuye he, urayitoye urakomeje. Ngo afata imijugujugu noneho aba ari yamutera. Amuteye umujugujugu yunamuka ashaka kumutuka no kuvuga umuntu ntera umujugujugu ninde. Kurya yunamutse aramwana ireba imbere yawe, arebye imbere yiwe abona kubona inzoka. Turashatse kuvuga ngo hari igihe Imana idukebura ikakwerekana uyu mugabo mugiye gukomezanya cyangwa umugore mugiye gukomezanya, dore danje yiwe. Nimubana inzozi zawe zizapfa, nimubana tuzasenga bikoroye, nimubana tuzisanzura, nimubana. Hari uwambwiye ngo yavuganye n'umuhungu
ngo aramubwira ngo bazashakane ngo ariko ikintu batazasubiraho ngo ntashaka ko bazabyara ngo kubera yuko afite abana 3 yabyaye ku ruhande uwo muntu namuze urashaka gukomeza ngo buriya nitumara kubana ngo hari ukuntu tuzaneguse. No, you can't. Umuntu ukubwira ngo ntashaka kubyarana nawe mu yandi magambo nta rukundo ruhari. So bishaka kuvuga ngo mushishoze cyane. Murakoze. Amasaha yagiye, sinzi niba hari ikindi kibazo wari ufite. Yego, hari ikibazo Bishop yigeze gukomoza ku kijyanye n'amafaranga. Nanjye nari mfite ikibazo kijyanye n'amafaranga. Bivugwa ko nk'iyo uciye nko ku muntu cyangwa se nk'iyo dusomye amakuru wumva umuntu avuga ati njyewe impamvu ntazasubira gusenga cyangwa se impamvu nge nabiretse biterwa nuko aba bashumba badushumbye cyangwa se abarimu nyine inzego zo mu matorero zigiye ziri hejuru zitwaka amafaranga y'umurengera, navuga y'umurengera, cyangwa se banatwaka amafaranga natwe ubwacu tutishoboye. Mwebwe nka Foursquare murabivugaho iki, cyangwa se mwebwe mu itorero bimeze gute? Murakoze. Tuntu nka dutatu twuzuzanya. Icya mbere, gutanga mu bwami bw'Imana ni principe biblique, kandi si principe ihumugisha uwahawe, ni principe ihumugisha uwatanze. Nubona umuntu afite ikibazo cyo gutanga, uzamenye ko n'imyumvire we ikiri hasi. Cyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, gutanga si ibintu umuntu ahatirwa, ntibigomba kuzamo presiyo n'iterabwoba. Niyo mpamvu birivuga ngo buri muntu atange uko umutima we wabimubwiye. Ntitujye duhatira abantu gutanga amafaranga. Turababwira ngo hari gukorera Imana, hari amaturo, hari icyacumi, hari amashimwe. Feel free. Niwumva hari icyo Imana yagukoreye muri bwa bushobozi Imana yagukoreyemo, umva hari icyo wakora ugikore, ariko nta manipulation tugira mu rusengero. So ndabizi neza impamvu abantu bagenda bavuga ibyo ni ahandi bababwira ngo kugira ngo ubone umushumba uratanga amafaranga, kugira ngo ikibazo cyawe gikemurwe uratanga amafaranga, kugira ngo uhanurirwe uratanga amafaranga, cyangwa bakabona harimo ibintu usanga bisa nkaho hari ugutekamutwe. Ibyo bintu rero ntabwo tubyemera, ntibiri biblique. Cya gatatu, niba hari aho wagiye ugasanga barakwaka amafaranga y'umurengera adafite n'izina kandi bigaragara yuko ari manipulation, nturangiriza aho ngaho wagiye, ujya ahandi. Haracara ahantu henshi abantu bakora babishaka kandi bakorera Imana nta gahato. Murakoze. Ibinyamakuru twari kumwe, abanyamakuru twari kumwe, mwakoze cyane, turabashimiye ko mwabanye natwe, ndetse n'abadukurikiye namwe turabashimiye. Tubibutse ko turi mu giterane cy'urubyiruko ngarukamwaka, uyu mwaka Youth Connection. Uyu mwaka gifite insanganyamatsiko yo kutubwira activating your full potential, cyangwa gukorera mu bushobozi bwawe bwose, aho dufite icyanditswe turi kugenderaho cyo muri Efeso 20 ibice 3:20. Hanyuma tubibutse ko icyo turi kugira ngo tuvuge cyane no kugira ngo wishakemo ubwo bushobozi Imana yagushyizemo, kuko iryo jambo riravuga ngo imbaraga z'Imana zidukoreramo kandi ishobora gukora ibiruta ibyo ngibyo. Rero Imana niba yaraduhaye ubwo bushobozi irashaka ko tubukoresha, ariko nanone ntidukore twenyine, dukorane nayo, kuko imbaraga zayo zikorera muri twebwe. Nibwo butumwa muri rusange turimo turabwira urubyiruko ubu ngubu. Ibindi tuzagenda tubibagezaho. Mwakoze. Turashimira umushumba wacu Dr. Bishop Masengo, Imana ibahe umugisha, ni umubyeyi wacu. Imana ibahe umugisha kuba mwasubije ibibazo byagiye bibazwa, kandi ndizera ko imitima yacu yanyuzwe n'ubushakashatsi mwatubwiye. Turakomeza kubutekerezaho turebe icyabukorwaho kugira ngo iyo mibare ihinduke. Ndashimira nanone Apotre Hoduma wategura kino giterane cy'urubyiruko. Mwakoze umurimo ukomeye, kandi kuba mwaduhaye promesse yuko mugiye gutegura ikindi kintu kizatuma urubyiruko rugiye kubijyanye n'urushako, nabyo ni ikintu cyiza. Turakiteze, turakiteguye, abantu biteguye kuzumva inyigisho zizaturuka muri ibyo ngibyo. Rero turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ndumva umushumba yadusoreza mu ijambo rimwe cyangwa abiri, hanyuma akanadusengera dutsabira umugisha. Imana ibahe umugisha. Mu magambo nk'atatu, ijambo rya mbere, urubyiruko n'imbaraga. Imbaraga
mu gihugu, imbaraga mu muryango, imbaraga mu bwami bw'Imana. Icya kabiri, haracyari ibyiringiro ku bantu bose, ariko mu buryo bwihariye ku rubyiruko. Nta mpamvu yo kujya mu biyobyabwenge, nta mpamvu yo kujya muri depression, nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu yo gucika intege. Icyo utarabona none ejo uzakibona, icyo utaraba none ejo uzakiba, aho utaragera none ejo uzahagera, akazi utarabona none ejo uzakabona. Icya gatatu, mukorera Imana mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiye. Turacari mu Rwanda mu gihe gikwiye, byoroshe kuvuga ubutumwa, byoroshe gukorera Imana, nta wagombye kugira urwitwazo. Hari igihe kizagera kuvuga Imana biba ikibazo, ko byatangiye kugera mu bindi bihugu. Hari igihe kizagera abantu bazire ibyo bamenye n'ibyo bizera. Igihe tugifite amahirwe yo kuvuga Kristo, reka tube umuco w'isi. Izina ryacu riravuga ngo city lighters, tube umuco w'isi, tube umuco w'umurwa. Aho tugeze hose babone Kristo, tuvuge Kristo, tugaragaze Kristo, twere imbuto z'abakristo. Tuzaba tugaruye ibyiringiro mu bantu benshi bakeneye kumenya ubutumwa bwiza. Misiyo ikomeye y'itorero. Reka dusenge. Mana, turagushima, wabanye natwe, waduhaye ikiganiro cyiza, cyane cyane waduhaye byiringiro kumva ko ari ngombwa ko tugira icyo tubwira abantu, tugira icyo dusaba abantu, tugira icyo twibutsa urubyiruko, tugira icyo dukora mu gihe cyacu gishobora kuzana impinduka ntoya yiyongera ku bandi benshi bakora kugira ngo haze impinduka ngari. Itorero Mwami uriye guhagara mu gihe cyaryo. Iki ni igihe cy'itorero, iki ni igihe cy'abanyetorero, iki ni igihe cy'abakristo, iki ni igihe urubyiruko rukijijwe rugomba kuzana itandukaniro. Uyobore buri muntu wese w'urubyiruko wumvise aya makuru n'uwabaye muri iki giterane gukora iby'iryo jambo, ribe kumva gusa, ahinduke, ahindure n'abandi. Tugushimiye weekend nziza waduhaye, tugushimiye igiterane cyiza waduhaye, tugukomeye amashyi menshi, tugushima. Murakoze. Murakoze.